mani yayikuyeho meze neza bahoya tantera amazi mfite ibintu byo gukora umvase mbabarira pe meze bite ndakwinginze nibwo ushaka gushwana nanjye sabashyitsi ko ari umugisha kubera iki mbabariye wambaye dutuma nkubwira nabi ubundi naguye damaye nka data se ibyo byo bahane komeza untera amazi ndaguteza motovu akuna mbabarira iyi kamera uyikure hano uri kubyumva ese wanashuje kura hano ino kamera se washuje abashyitsi wambabari wa mugabo wambabari ntuneshe umutwe pe babarira ubushize ibyo mwankorera Ivuriro Matovu Limited, igisubizo ku buzima bwacu. Ufite indwara zakuzonze, ufite ibibazo mu buzima bitandukanye, byose ni muganga Matovu. Banyarwanda bibwota amasimbi nimuze kwa Matovu. Koze nitwa Mukamazima Kazahara, nkaba naragize ikibazo cyo kutabyara, nkaba naragiye kwa muganga Matovu. Nkaba mushimira cyane yuko ubu ngubu nabyaye abana babiri. Byari byaranze ntaho nari naragiye hano se naragiye byaranze, hakunda mushimira cyane yarakoze. Nyuma yaho nza kugira ikibazo cy'umugongo, yize ikibazo cy'umugongo na hamwe umuti nabwo narakize ndamushimira cyane. Akoze bitwesha mu nda narahuye n'abagizi ba nabi baranduga mwikwirwa mbuyera ndafite ahantu hamwe mfatwa, ariko aho naganiye muganga Matovu yaramvuye ubu ngubu ndatuje. Umwarimu mfite akazi ndigisha. Murakoze. Nitwaga Joannette Brena mbere ndashimira muganga Matovu. Ndani mfite ikibazo cyo kugira imihango idakama, nkahura n'icyo kibazo gusa nyine aho naganiye ivuriro rye yaramfashije bimeze neza nta kibazo, n'abandi bafite icyo kibazo bamugana akabafasha pe ubumeze neza, imihango nyigiramo ku gihe nta kibazo mfite. Murakoze. Abari mu Rwanda, abari mu mahanga, mwese igisubizo nta handi ni mugane muganga Matovu, ubundi ubuzima bwanyu bukomeze bugende neza. Erega burya ubuzima ni isoko y'amahoro. Indwara zose waba urwaye wageze kwa muganga Matovu turakuvura ugakira, yaba ari abo mu Rwanda ndetse n'abo mu mahanga. Muganga Matovu Sogambete. ko umeze neza dukurikirana umunsi ku munsi, wakoze subscribe nagushimira cyane nawe utarayikora inamwanya kugira ngo ukore byabasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Ni bucece mu gace nko bisanzwe ni Kiroso, ndabemera cyane. Mwebwe mwagiye gusenga Imana ibaho umugisha, n'abatagiyeyo natabonye uko bajyayo, kandi mujya gusenga mujye mudusengera, mwibuke n'abatagiyeyo mudusengere kugira ngo ibintu bashe kugenda neza cyane. Okay, ni ya mihanda cyangwa amakuru yanjye ngenda mbashakira umunsi ku munsi. Uyu munsi rero nkaba nagiye gusura cyangwa ngiye gusura wa mukobwa wamanitswe muri poto azira guca inyuma umugabo we. Namenye ahantu baba bongeye kurase byagenze gute nyuma bya bindi, barakize barasubiranye, byagenze biti, ibintu bihagaze gute muri famiye yabo. Ubu ngiye kubagwa Gitumo, ntago ngiye nayoboje aho bari aho batuye, naha muri iki gipangu ngiye kwinjiramo ndebe ngo se bimeze bite. Imana idufashe dusange bahari, kandi nsanga batanahari ubwo ndabaza abo nsanga amakuru yabo uko bimeze cyangwa uko byagenze, niba babana cyangwa nimba baratandukanye. Cameraman igenda nanjye kugira ngo ibintu bashe kugenda neza cyane. Kiroso sawa sawa, ucece mu gace, ndabemera. Mama nkurikira urazatubena umutwe umunsi ubwe. Nuko byitashoboka niba bari kujya imbere cameraman, ubundi ngo rebe gendana nanjye. Kono uzajya bikomeye cameraman, ntuko ibintu byo kwirukanka nawe uzajya bikomeye bagiye kumena bagiye kunkubita cyangwa bagiye kumena icwanga, ushyira kamera hasi unyize. Rero birasaba kujya imbere cameraman, byibuze njye inyuma nimbona wowe ntacyo bagutwaye nanjye nzi. Mana yanjye kuro kamera ngiye guhisha mikoro.
kamera nushaka kwikuraho bafite twice kuraho kamera bafite ubwoba kuraho kamera nta kibazo tubanze tuneke tumenye ko bahari tatwice twagiye nta muntu uhari nahasi kuraho kamera kamera wagendera nanjye noneho ndungurutse hano mbona ari gufura mba atari kumwe n'umugabo we kamera ngwino ari gufura ngwino tutatuma umugabo se arihera cyangwa yarahukanye umugabo ngiriwe ntawe neza neza babarira pe babarira rwose none ndagushwana nawe mbabarira ese ntusuhuza n'abashyitsi ndagusuhuza iki nibi bintu uzanye aha ngaha bikureho maze ngusuhuze suhuza abashyitsi mbabarira bo kameramani yayikuyeho meze neza bahoya tantera amazi mfite ibintu byo gukora mbabarira pe meze bite ndakwinginze nibwo ushaka gushwana nanjye sabashyitsi ko ari umugisha kubera iki mbabariye wambaye udatuma nkubwira nabi ubundi naguwe ndamaye nka data se ibyo byo bahane komeza untera amazi ndaguteza motovu akuna mbabarira iyi kamera uyikure hano uri kubyumva ese wanashuje kura hano ino kamera se washuje abashyitsi wambabari wa mugabo wambabari ntuneshe umutwe pe babarira ubushize ibyo mwankorera bize ibikise wabikorewe n'umugabo wawe ninjye wabigukoreye byanarangiye nsishaka no kubyibuka ariko kuri iyi nshuro mbabari kuri ino kamera hano sinshaka kongera kuyireba sibyo bayikuyeho kamera kuraho kamera sha ubundi nganire nawe none kuraho kamera ariko niba kuraho kamera turiganirira nese urashaka iki ngiye kake kindi kukubaza rero aka kantu gafata amajwi ariko nta mashusho abariho urumva gafata amajwi nta mashusho abariho reka twiganirire nyine twiganire ntabwo amashusho ari bugaragare nifatira amajwi ubutaha rwose ntago nzemera ko ibi bintu byongera kubikora bikureho rwose bikureho pe kuko mbishaka tuganire umeze ute nyine meze neza nyine nk'ibisanzwe nk'uko uri kubibona nibere mu mirimo yanjye nyine ese mugabo yagiye he yego ku mugabo wanjye aya masaha ntabwo aba ahari cyane kandi no ku cyumweru yagiye gusenga ko ese umugabo wawe mumanye gute muri iyi minsi urebye nyine ni neza nyine ariko ntabwo ari neza cyane bitewe n'ibintu namukoreye n'ibintu byambayeho akabyibona n'amaso ye noneho ntabwo nyine arabasha kubyakira neza ariko yampaye imbabazi nyine twongera turasubirana nyine yumvishije imbabazi namusabye neza ababyeyi bamusabye bazinsabira tuza nyine ibyumweru bibiri yampaye nagiye mbimara mu rugo nyine ku bw'amahirwe nubwo numvaga nyine atari bubikore araza nyine aza kumfata ari wowe nawe ninde watari intambwe ya mbere yo gusaba undi imbabazi cyangwa akavuga ati reka nze nkurebe ni ababyeyi bawe ni wowe cyangwa niwe waje kukutwarira nyine urabizi ko ubushize yari yampaye ibyumweru bibiri ndi mu rugo ngo wenda twarategereje ndi mu rugo ndavuga ati n'ubundi simbizi nazaza no kumfata ababyeyi nabo bakambwira ati komeza umuhamagare umubwire ati wenda mbabarira ndakomeza ndabikora musaba imbabazi akagerageza kubyumva ariko nta mu mwanya uhagije niyo mpamvu nta cyizere nari mfite nyine cy'uko azaza kumfata mbonye nyine umunsi ukurikira wa nyuma icyumweru cya kabiri kujya kirangire yari ampamagaye arambwira ati nitegure ejo azaza kumfata numva nyine birantunguye cyane mbibwira nyine mama na mukuru wanjye ndabimubwira ubwo rero barambwira ati ubwo ngubwo nyine reka tumutegereze rero umunsi ushize araza aramfata nyine turagenda tujya mu rugo
ariko nyine ni ibintu byari bigoye numvaga nyine atabikuye ku mutima, ariko ku rundi ruhande navuga ati ubwo yemeye kuba yanzana aha ngaha buriya yarambabariye byararangiye. Dore ishusho bwa mbere aza kukureba mu rugo aje kugucyura, wenda nk'ibyakubaye nk'ibyo cyangwa ibyo yagufatiyemo. Mu by'ukuri nyine njye yasanze nicaye muri salo mu rugo, ni nk'umuntu wari umuzi ko n'uriya yambwiye ko umunsi ukurikiraho ari buze. Nimubona nyine byaranshimishije, biranshimisha cyane, ndanabimwereka ko nishimye. Rero turaganira n'ababyeyi, ababwira ko aje kumfata agiye kunjyana mu rugo. Ngo nyine mama aramubwira ati komeza umugore wawe umujyane mubane, kuko n'ubundi gutandukana nta kintu byabafasha, nta n'ikintu byabunganira ku buryo umwe musanzwe mubanye kandi n'isi yakomeza ikabota ngo baratandukanye. Ubwo rero aravuga ati nta kibazo ko mujyane, ndaza kureba n'ibinyigisho mwamuhaye muri bino byumweru 2 yarazikurikije. Ibyakubayeho byagusigiye iki muri wowe? Ni isomo rikomeye ry'ubuzima, ni isomo rikomeye ry'ubuzima, kuko biragoye kugira ngo umugabo yemere gusubira n'umugore wamuciye inyuma. Ni ibintu bigoye koko. Ubwo rero ikintu ngiye byasigiye ni isomo ku buryo nashobora kongera gutinyuka gukora amakosa ngayo nakoze. Ni iki wabwira abantu bameze nka kuriya, hagati wenda turajya ku ruhande rw'umukobwa cyangwa umugabo cyangwa umugore, bameze nka kuriya bibera mu buzima nka buriya wari urimo? Buriya rero iyo abantu bamaze gushakana aba ari umuntu umwe. Iyo umwe muri abo babiri atangiye guteshuka ku nshingano ze, ni ukuri ntago bigaragara neza, kandi bituma urugo n'ubundi rusenyuka, ko byagenda kose birangira rusenyutse. Inama nagira abantu ni ukwemeza kamwe, bakemera inshingano zabo ngo baraziyemeje, bagatuza bakubaka ingo zabo ku mpande zombi, yaba umugabo cyangwa umugore. Iyo biyemeje inshingano ari babiri, bagomba kuzikurikiza bakazuzuza, bakagira umuryango wishimye. Ni iki wavuga kuri muganga Matovu? Uriya muganga ni ukuri yarantangaje, ntabwo nzi ko ibintu nka biriya bishobora kubaho. Gusa ni umuntu mwiza pe, ni umuntu mwiza. Nabwira buri muntu wese ufite ikibazo nka kiriya nari mfite, n'umugabo wanjye yamwegera pe, akamugira inama, akamufasha mu buzima bwe bw'ingo. Ingo zisenyuka kubera ko n'ubundi haba habuzemo inama z'umuntu runaka. Rero nabashishikariza ko bamugana akabafasha, akabagira inama. Ni ukuri ni umuntu mwiza pe, ni umuntu mwiza. Ku ruhande rwanjye nkanjye ntabwo ari ibintu nabwiwe, njye narabyiboneye n'amaso yanjye. Wenda yaduhe ishusho y'uko uri mu munara hariya hejuru, nimba ufite ubwenge sinzi, nimba waratekerezaga cyangwa nimba utubwira ukuntu wiyumvaga cyangwa wabonaga bimeze. Mu by'ukuri wenda ngira ikindi kintu mvuga kuri uriya muganga, ntabwo byoroshye kubona umuntu afata umuntu nk'andi kiremwamuntu akanzamura akanshyira hariya hejuru. Byari ibintu bikomeye, ntabwo nabona ukuntu bisobanura. Nta bwenge nari mfite, niba mfite igihunga n'ubwoba bwinshi. Narebaga hasi nkabona singewe uri hejuru, nabona hasi nkabona ni kure cyane. Mu by'ukuri nari mfite ubwoba burengeje ukwemera, mfite ubwoba bwinshi. Mu by'ukuri ndamushimye ko n'ubundi yarongera aramanura bwa buhanga bwe navugaga. Ese wazamuka gushya? Nazamukaga numva sinzi ikintu, numvaga nyine atari njye, numvaga atari njye muntu, numvaga atari njyewe, numvaga ari ikindi kintu, nkumva ntabwo ari njye. Ndavuga se mana ko kandi hamanuka gute, sinzi, nkumva mfite ibintu by'uburibwe bwinshi cyane mu mubiri wanjye. Gira icyo ubwira umugabo wawe nabona iki kiganiro, nubwo mubana ntawe uhari, naje adahari ariko nzanagaruka nahari. Wenda nawe agira icyo atubwira, nicyo wamubwira. Mu by'ukuri umugabo wanjye ndamukunda. Ijambo rya mbere namubwira. Icya kabiri ni ukuri
ndamushima ko yangiriye imbabazi. Ni ikintu gikomeye cyane mu mubano wacu. Rero ndakomeza mukunda kandi sinjya kumuca inyuma. Intego ufite muri wowe yawe n'umugabo wa niyi? By'ukuri njye ku giti cyanjye intego ya mbere ni ukutongera gukora amakosa nk'ayo nakoze. Icya kabiri niyo gutuza nkubaka urugo rwanjye rugakomera, kandi nkanasenga Imana ikamfasha ikankuramo ibintu byari byangiyemo ntazi ibyo ari byo, Imana ikabijyana burundu ntibizongere kugaruka. Wenda turimo tugana ku musozo, ndashaka no kuvugisha Matovu nawe nkumva uko bimeze. Wenda nk'abantu bashobora kuvuga ngo turi kwamamaza cyangwa turi kwamamaza umuntu, icyo bababwira? Njye kambwire niyo mpamvu nabikoze haruguru mvuga ngo ntago ari inkuru mbarirano ndi kuvuga. Njye ni ibintu byanjye ku giti cyanjye byambayeho kandi akamfasha. Ntago ndi kumwamamariza cyangwa se kuvuga ku rundi ruhande rwe, oya. Njye ndi kuvuga ku giti cyanjye, ntago ndi kuvuga uko wenda abandi bamuvuga, oya. Abantu rwose babyumve neza, ntago ndi kwamamaza, ndi kuvuga ibintu biririyo. Wenda hari abantu bakubonye babona biriya bintu bajya bavuga ngo ubu babonwa n'uhagaze, ukazabona hari indi sura wari urimo, ko iyo bagufashe nka kuriya waciye umugabo wawe inyuma uri ku wundi, hari inshuti zawe, hari intuza umuryango wawe n'ubwo n'ababyeyi bari bahari. Ubu ni icyo wababwira, wabizeza ku mihindukire yawe? Mu by'ukuri hari igihe nyine Satani itera umuntu. Ntabwo ari ibintu nari nsanzwe nkora cyangwa yambaye ngo umugabo wanjye amucitinga wapi. Sinzi nawe Satani yanteye pe, uriya kiriya gihe ntabwo ari ibintu byari bisanzwe bimbaho rwose. Inshuti zanjye cyangwa se abavandimwe banjye babyumve neza, ni kwa kundi nyine umuntu isanga ikintu cyamubayeho ariko atagiteguye. Rero ntabwo ari ibintu bisanzwe pe kuri njyewe. Bajya bavuga ngo aho iyo nye ihoramo, uriya musore babafatanye aramutse yongeye akaguhamagara ntabwo wasubirayo? Reka mubwire rero, biriya bintu njye byampaye isomo rikomeye, kandi nawe naramubwira yuko njye nakeneye kongera kumubona mu buzima bwanjye. Nimero yanjye ayisibe nkuko nanjye nasibyiye, nta n'ahantu twakongera guhurira. Naho pe niyo yampamagara akoresheje indi nimero, naramubwira ati mbabarira, sinshaka kuzongera gukora amakosa nk'aya ngaya, ibibaye birahagije, nawe wabibonye. Yego. Nkuko byarangiye nyine namubwira ati va mu buzima bwanjye ugenda. Yego. Okay, urakoze cyane reka mpamagare na muganga Matovu rero tuvugane. Ngomba gufata amakuru y'ibibazo. Muga mwaramutse neza? Waramutse kandi wiriwe? Yego, ni Kirose muvugana naho kuri Sawa Show. Yego, kira amakuru? Amakuru ni meza, nari nasuye wa muryango wahuye n'ikibazo, umwe wa mugore waciye umugabo inyuma ukabafasha, wamanitse mu ipoto. Ubu turi kumwe, nari mbasuye ariko nsanze umugabo ngo yagiye gusenga. Umugore we niwe turi kumwe, niwe turi kuganira. Yego. Yatubwiye ko nawe wagize uruhare mu kubafasha mu gusubirana. Urumva nibyo niko byagenze, kuko nyuma yo kumujyana ku ikosa yari yakoreye umugabo we, byabaye nk'uko mbunga n'umugabo mabwira yuko atari byiza kugira ngo sosiyete nyarwanda bayisenye, kandi bariyemeje kubaka urugo nk'umugore n'umugabo. Ikindi kandi ntabwo umuntu wese yakoze ikosa ashobora guhanwa, ariko ntabwo bivuze gutandukana n'umugabo. Rero nagerageje kugira ngo mbumvikanishe, kandi ndumva byarakunze.
ikindi kandi uwo mukobwa nawe namubwiye ko nyine isomo yararibonye ntagomba kuzongera gukora ikosa ryo guca inyuma umugabo we, cyane cyane ko ari n'abantu muri iyi minsi usanga bariharaje kugenda baca inyuma abagabo babo, ariko babwira yuko umuganga Matovu ufite icyo kibazo cy'uko ushobora kuba ukeka ko ari umuntu uguca inyuma wandeba kandi nkagufasha. Okay, we nyine yavuze ko wabafashije ngo bazanye n'umugabo we no ku ivuriro. Cyane rwose baraje ngo bakugezeho baza kugushimira. umugabo nawe bigizemo uruhare, ubona ko umugore agifite ubwoba ko yakira wenda ko ari ibindi twamukorera. N'ubu ngubu yarafite ubwoba, ndavuga nti shaka kuvugisha muganga Matovu, arambwira ati rwose mbabara atongera kunaganika. Oya ntabwo namunaganika, no si kosa ryakoze ko ryarangiye. Icyari cy'umukoro kugira ngo mbunge we n'umugabo we bakomeze bubaka umuryango wabo. Kandi wabonye ko n'ababyeyi be bari batakanye bati ntabwo dushaka umwana asenya. Rero je ndi muganga ariko ntabwo nemere no gutandukanya abantu, ahubwo urari nagera ko sinemere kuvuga ngo society ni isenyuke. Icyo nakora kugwana umuntu wakoze ikosa, ariko naba n'umwe kunga abantu kugira ngo ibintu bigende neza. Yego. Ese muga wenda ku mbaraga zawe ufite nk'ingo ziri nk'umuntu uri hanze wenda afite urugo mu Rwanda akaba ari nko muri Amerika, ni urugero wenda umugore we aba inaha ngaha wenda bakamuga ati amuca inyuma, yenda ushobora nko kumuha nk'ikimenyetso cyerekana ko uwo mugore aca umugabo inyuma cyangwa umugabo aca umugore inyuma. Cyane rwose atari nabikora rwose. Rero se imbaraga dukoresha nawe ko ari imbaraga zitagaragarira amaso, aho n'isi hose nabikora. Ubu nyine ntabwo umuntu aba ari mu Rwanda ari muri Amerika, umuntu uri mu Rwanda kwenda akaba yamugira nabi amwohereza nk'ibintu kandi tukabura bigakira. Ubwo wenda ngomba kohereza abantu bose mu buryo bugiye butandukanye. Hari wenda ikindi, hari nk'abantu bazengerejwe n'abajura wenda babiba, cyangwa babandi baba bafite nk'inyatsi bakorera amafaranga ntibayabike, cyangwa agahura n'ibindi bibazo, mbega nyine navuga ko ari nk'inyatsi ntibagire icyo babigezaho kandi bakora. Abo bantu nabo urabafasha? Rero buriya inyatsi ziri mu bwoko butandukanye, kuko hari inyatsi ishobora guturuka kuri karande y'umuryango, urumva? Yego. Akaba ari inyatsi baruka. Ibyo byose iyo tumaze kumenya imbanimba n'iyo nyatsi turayivura igakira. Ntabwo inyatsi ari ikintu umuntu akubwira ngo ufite inyatsi, bimwe abantu bagenda babyibukishwa ngo ufite inyatsi, umuntu akubaha inyatsi igira ikomoka. Abo twabafasha. Ikindi cya kabiri, nyine umuntu wangirije undi nyine yamukoreye ubugome, niba umuntu yangirije undi yakashaka kumutwara utwe ku mbaraga, cyangwa se kuba yashaka umunyaga ibye akamwiba, rwose dufite uburenganzira bwo kuba twamuhaye igihano akaba yamusubiza ibintu bye mu gihe ari ngombwa. Ikindi kibazo rero kugira ngo ngane ku musozo w'ikiganiro nanjye nawe nkore gukomeze. Ikindi kibazo, hari nk'umuntu ushobora kuba ufite ikibazo yararenganyijwe cyangwa yararenganye, uwo muntu wenda rugero nk'umuntu baramufunze ariko yafunzwe azira nk'akarengane, ibyo bintu urabireba ukaba wagira icyo umufasha nawe? Ubwo nk'ibintu wumvaza ko urumva atari nko kumbaza ikibazo kuko kigize, ubwo se urumva niba dufite ubushobozi bwo kuba twafata umuntu tukamushyira mu ipoto, tukaba dufite ubushobozi bwo kuba twavura umuntu ari hanze, sibyo? Ibyo urumva byatunanira koko? Okay, urakoze rero cyane. Ntabwo twe turabavuzi gakondo, dukoresha ubuvuzi gakondo, dukoresha imiti, kandi imiti yacu yose, hari imiti nakubwiye ko tugira imiti, hari imiti itongerwa nkaba yakora ikikora, hari imiti dushobora gutanga tudatongereye bitewe n'uburwayi tugiye kuvura busanzwe, ariko iyo byageze mu cyo bita imbaraga z'ururimi, yego, byose ni imitongero. Ibyo dushaka kugeraho tukabigeraho. Okay, urakoze rero, urampa uburenganzira nimero yawe nyishyireho, ufite ikibazo azakuvugishe, cyangwa ufite ibibazo bitandukanye azakuvugisha umufashe. Nta kibazo wayishyiraho, nta kibazo. Waba ugira ikibazo uwo ari we wese waba ufite ikibazo, yaba ari babandi bafite ibibazo byo mu miryango, babandi bafite ibibazo byo mu ngo zabo,
bamwe bafite karande kameza miryango bakeneye bafite ibintu bajyaga bakora kera ugasanga ubu ngubu biragenda bikora ku bana babo bakabiga iti muri ibyo bintu utazi n'uko babigenzaga babandi batezwe abandi bohereye abantu nk'abo rwose wayishyiraho bajya bagira ibibazo bakamamagara nkabafasha nta kibazo yaba ari mu Rwanda no banze y'u Rwanda nta kibazo. Okay, urakoze cyane, akazi keza. Ndabasaba Yego.